ndagira ngo Alphonse mbanze mubaze niba yemera Yesu. Alphonse Vedaste arakubaza ati wemera Yesu ubundi mbere na mbere kugira ngo mumenye uburyo muza kuganira. Ndamwumva mu byukuri Yesu ndamwumva naranamusomye mu bitabo somye ibitabo bimuvugaho nka Bibiliya cyane nicyo gitabo nabonye gikunda kumuvugaho nta kindi gitabo nasomye kivuga kuri Yesu ariko Bibiliya yo iramuvuga ivuga amateka ye ivuga ukuntu yabayeho nkajemo gusenga mutura amaturo gira mute zamwe ibintu d'abord nibaze ese kuki abantu batura amaturo nkibaza ese kuki abantu basenga d'abord kuki abantu basenga barasengera iki? Okay, uravuze uti kuki abantu basenga. Ese Alphonse kuki abantu basenga ni gusenga bigende bite? Ese mbere yuko ngusubiza ati kuki abantu basenga weho ubwawe ujye ugira akanya ko gusenga wenyine cyangwa se ubona abasenga ukumva wajyana nabo gusenga cyangwa ndabikora nyine ndi kukubaze kuki abantu basenga ariko wowe ubwawe urabikora se? Tujye twumvikana ikiba hari ibyanditswe byera hari ibyanditswe bindi by'umukara. Ibi ni ibyanditswe byera bivuze ngo hari ibindi byanditswe bitari ibyera bisukundi nibi ngo ndi gusengera ngo nge atya ubundi se warubayeho kugira ngo kuko wasenze. Icyerekezo TV inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Turabasuhuje bakunze b'Icyerekezo TV. Iki ni igicumbi cy'inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Muri kumwe na Anastase Sengumuremyi the ambassador. Turakomeza kubaha ikaze mu biganiro bitandukanye nkuko bisanzwe. Tuba twabagira hirya no hino kugira ngo tubazanire inkuru zinogeye amatwi kandi inkuru zibereye abakunzi bacu nkamwe. Muri aka kanya rero nkuko bisanzwe nzinduwe no kugira ngo tuganire ariko by'umwihariko dufite abatumirwa. Mu minsi ishize ubwo twarimo tuganira n'umunyamateka yitwa Alphonse Matoro, hari undi mukozi w'Imana n'ubundi bita Vedaste Bizimana wumvise icyo kiganiro akigiraho impungenge. Ntagiye kure cyane twaganiraga ku ngingo ijyanye no gusenga. Uwo munyamateka Alphonse Matoro yatubwiraga ko gusenga atari ngombwa, niba abantu bararemwe n'Imana bakaba baraho Imana ibizi ko bahari itarabyibagiwe ubundi kwisenga si ngombwa. Umukozi w'Imana Vedaste amaze kumva icyo kiganiro yagize impungenge aravuga ati ariko uyu muntu ahari jewe ntabwo nemeranywa nawe, nge hari ubundi buryo mbyumvamo icyampuzaniye kugira ngo ngira ibyo musobanura ku buryo yumva ko ibitekerezo cyangwa se uburyo yumvamo ibijyanye no gusenga atari byo, ahubwo giye musobanure neza yumve neza uburyo gusenga ari ingirakamaro mu buzima bwa muntu buri munsi. Niyo mpamvu rero uyu munsi twabatumiye bombi turabahuza bagiye kutuganiriza kuri iyo ngingo tuyigemo neza by'umwihariko tuyisesengure tuyicukumbure abantu bafite uburyo nabo bumva icyo kibazo cyangwa se uburyo bumva ingingo bagire icyo basobanukiwe kiruseho bitandukanye n'uburyo babitekerezaga. Ndagira ngo rero dutangire babibwira nubwo nari maze kubavuga nabo ni bakuru barivuga bongere biyibutse abakunzi bacu babibwire neza. Mwaramutse? Mwaramutse neza. Wakwibwira abakunzi bacu amazina yawe? Yewe nitwa Evangeliste Bizimana Vedaste. Evangeliste Bizimana Vedaste ni umukozi w'Imana. Iruhande rwawe ndahabona undi mugabo ufite morale cyane, nawe reka twibwire. Murakoze, amazina nitwa Matoro. Nayo niyo mazina yanjye. Witwa Matoro. Matoro, ubushize wumvikanye muri studio zacu uvuga ku bintu byo gusenga ubitindaho cyane, uvuga uti gusenga si ngombwa, gusenga icyo abantu bita gusenga ubundi we ntiwumva icyo ari cyo. Mugenzi wacu Vedaste nawe nk'umukozi w'Imana ubibamo cyane umunsi ku munsi aravuga ati ariko aho bigereye noneho nanjye hari icyo navuga cyangwa se hari icyo natangariza abantu kuri ibi bintu icyampuza n'Amatoro kugira ngo nanjye
muganirize mwumvise ko ibintu avuga wenda bifite undi murongo birimo utandukanye n'uwo yabisobanuyemo. Uyu munsi rero tugize amahirwe murahuye, ndagira ngo dutangirire kuri Alphonse Matoro atubwire ubundi impamvu we yumva ko gusenga atari ngombwa ku kiremwa muntu. Ubushize narabivuze mu by'ukuri none se utasenze we yabiki kuki se ubundi usenga? Urasenga ngo bigende gute? Urasenga usaba iki? Ese ntabwo na n'ubu ndumva gusenga icyo ari cyo ahubwo guse wenda mwadufasha uwo mukozi w'Imana waje akadusobanurira ubundi gusenga ni iki? Noneho nahera aho ngaho byibura ngira icyo mvuga. Mbonye ntabwo byemera. Urakoze cyane. Uravuga uti wowe uri umunyamateka, ntabwo iyobokamana waryinjiyemo cyane, icyo wibaza ugiye kwibaza uri muribaza uti ubundi gusenga ni iki. Ndagira ngo umukozi w'Imana Vedaste adufashe kumva ingingo, ariko kandi nabwo burya biba byiza iyo biseguwe n'ibyanditswe, cyane ko dufite umurongo tugenderaho kugira ngo twumve ingingo cyane. murakoze cyane. Alphonse aransekeje cyane, aransekeje rwose, kuko siniyumvisha impamvu gusenga atabyemera, kandi gusenga ni ngombwa. Gusenga ni ngombwa kuko bivana mu byanditswe byera. Gusenga ni ngombwa, tubikora kuko tubona ko na Yesu yakunze gusenga, akanategeka no gusenga cyane. Kandi tuzi ko Yesu ntabwo yakunze kuba wenyine, yagize abigishwa akorana nabo akabatuma mu murimo. Yesu yarasengaga bitoza n'abigishwa be. Ahubwo ndagira ngo ntangire mbaza Alphonse, mbanze kumubaza niba yemera Yesu. Ndagira ngo mbanze mubaze niba yemera Yesu, kuko burya biragoye iyo utemera umuntu ntiwemera n'ibikorwa bye. Ndagira ngo Alphonse mbanze mubaze niba yemera Yesu. Alphonse Vedaste arakubaza ati wemera Yesu ubundi mbere na mbere kugira ngo mumenye uburyo muza kuganira. Ndamwumva. Uramwumva? Burya hari uburyo uba wumva umuntu cyangwa umubona, ariko nyuma yo kumwumva no kumubona ukagerekaho no kumwemera. Nyuma yo kumwumva wowe uramwemera? Mu by'ukuri Yesu ndamwumva naranamusomye mu bitabo, somye ibitabo bimuvugaho nka Bibiliya cyane cyane nicyo gitabo nabonye gikunda kumuvugaho. Nta kindi gitabo nasomye kivuga kuri Yesu, ariko Bibiliya yo iramuvuga, ivuga amateka ye, ivuga ukuntu yabayeho. Ndamwumva ndamwumva kabisa, ndamwumva Yesu. Ariko numva aza kumwemera, none namwemera atari byo, ariko se none byaba ari byo. None byaba ari byo. Ndamwumva Yesu. Okay. Alphonse aravuze ati ndamwumva. Aramwumva koko. Ariko se amwumva, ndagira ngo Alphonse unyemere nkubaze. Uramwumva, umwumva abantu bamuvuga, ese weho uravuze uti ndanabisoma muri Bibiliya, ati n'igitabo Bibiliya ndayumva ndanayisoma. Ese iyo usomye iyi Bibiliya ugasangamo uyu Yesu n'amagambo yagiye avuga n'ibikorwa yagiye akora, byo urabyemera? Ariko se mwa mupasiteri ntabwo narindiyo, nabera nge navutse ejo bundi. Uwo Yesu yabayeho mu myaka ntazi ya mbere, yewe no mu Rwanda ntibakabaye bandika ibitabo. N'ubu sinzi niba yarageze no mu gihugu cy'u Rwanda koko. Cyokoza hari abantu njye numva byibura nabasha no gusobanura nka ba Ryangombe,
nk'abami bamwe na bamwe babayeho nabwo mu minsi ya vuba mu myaka ya vuba, ariko kumbaza Yesu noneho utaranabaye mu gihugu cy'u Rwanda ye no muri Afrika manza cyo koza hari yageze muri Egypt simbiza mu Misiri, ariko se mu by'ukuri ntago byoroshye kuba Alphonse unyemerere uravuze ati wenda ba Ryangombe nabo bami baje vuba. Ryangombe we waramubonye cyangwa waramwumvise nkuko wumvise Yesu? Nkuko numvise Yesu. Se ariko byibura no mu Rwanda hari n'igihe wegera n'umuntu akakubwira ati ariko kubera buri amateka n'uruhererekane ibyo biri kuba none iyi corona iri kuba none undi muntu uzabaho mu myaka 200 izaza azumva corona yabayeho kubera n'uruhererekane ugenda ubivuga nubwo bigenda binahindura imvugo uko byabaye ngubu uko turi kubona wasanga uwo mu myaka 200 azabyumva mu yindi nyito itari ya corona turi kubona ubu. Bityo rero Yesu mwumva gutyo, mwumva muri Bibiliya niko nakubwiye, ariko mu by'ukuri ntago wabasha kuvuga ngo Yesu ngo deja ngo exactly ngo byabaye ngo Alphonse bo reka twe tutaza kujya kure cyane ya sije turiho cyangwa ikiganiro turiho. Gusenga jewe mbona bikwiriye kuko mbivana mu byanditswe byera, cyane ko iyo dusomye iki gitabo cya Bibiliya tubona ko Yesu ubwe niba navuga ngo ni umugabo wasengaga, ni umugabo, ni Imana. Mu yandi magambo twemera ko Yesu ni Imana, ariko yigize umuntu kugira ngo abashe gucungura umuntu, ariko yarabikoze, akunda gusenga, abitoza n'abigishwa be. Imana yigira okay, ni byiza Imana uretse niba Imana muba muvuga atari yo nakabaye twe twumva ese Imana ubundi nge numva ko ari umuremyi wa byose, umuremyi creator, umuntu waremye ibi biriho bihumeka ibidahumeka abantu n'iki mbese ni Imana umanzi iryo zina nkuko rihuriweho na benshi ari ryo twakavuze ngo ni umuremyi, ariko tukavuga kubera rihuriweho na benshi byazanwe n'abazungu Diego tukavuga ngo ni Imana ni Imana niba ari yo ushaka kuvuga, niba ari yo niyo n'uwo muremyi nyine niwe Mana, uwo muremyi wa byose we uvuga niwe nshaka nanjye, niyo Mana nshaka. None rero niyo nemera Imana nk'Imana nta muntu wabicuguti, nta muntu waba imodoka bagiye kuburira iby'imodoka ngo ukuntu zibaho. Kandi umuntu si wakoze imodoka se, reka tuvuge ko ari we creator w'imodoka. Umuntu nta muntu waba imodoka, nta Mana yigize umuntu, nta amateka kandi ariko tujye tunumva n'abanyamakuru bajye badufasha. Niba umuntu ajya yaragiye hariya agatekereza mu mutwe we agakora igitabo cyangwa akacyandika cyangwa se akavuga ibyo avuze hakaba babyandika, ibyo yavuze cyangwa ibyo yatekereje bikavamwo igitabo. Icyo gitabo umuntu yakiga, wundi yajya kukiga icyo gitabo akabasha gusatura umutwe w'umuntu akawubaga. Mwumvisha aho byahereye? Byabanje n'umuntu arabitekereza, amaze gutekereja ashobora kuba ari wabyanditse cyangwa abantu bakakimwandikaho kubera ibyo yatekereje. Akenshi utekereza aba ari mu yindi si itari kumwe nawe, hanyuma uwo watekereje icyo gitabo abantu bakakimwandikaho. Ntabwo bigoye cyane gutekereza igitabo nka Bibiliya noneho cy'imibanire y'abantu n'abandi, ariko nanone ni igitabo cyiza gifasha nyine iyo mibanire y'abantu n'abandi. Niyo mpamvu mbega Bibiliya nziza Bibiliya ndayikunda kuko ni igitabo cyiza gishobora kubanisha abantu n'abandi, gikora akazi kenshi muri intervention y'abantu n'abandi. Arufo nibyo ni byiza. Ushatse kuvuga yuko iki gitabo cya Bibiliya
ari amateka yanditswe n'abazungu nk'uko dusoma amayisitwari tugasoma ibindi bitabo by'amateka bindi, ushatse kuvuga yuko na Bibiliya ari kwifata yanditswe n'igitabo nk'ibyo bindi? nibyo niko nyafata, ariko nanone bagashyiramo kutubeshya amateka. Rero rimwe na rimwe hari igihe abanyamateka, uyu muzungu w'umunyamateka wanditse Bibiliya yarabeshye. Ni gute wanditse amateka y'abantu warangije ugashyiramo no kubeshya ngo inyanja yisatuyemo kabiri? Ese muzi inyanja ukuntu imeze? Inyanja ubwayo na Muhazi, ikiyaga, ndavuga ikiyaga cya Muhazi cyangwa Kivu, ntabwo abantu sinzi bahari, ariko sinzi ahari niba no mu bwonko baba abantu baba, ntabwo inyanja n'amazi, n'amazi magari aba afite profondeur ndende, aba afite ubugari burebure ku buryo ubwato bushobora kumara iminsi n'amezi mu nyanja. Alphonse, noneho yasadutsemo kabiri, tubyemere, yasadutsemo kabiri. Alphonse, nyemerera aho ngaho nkubaze, aho ngaho ndumva ushatse kuvuga yuko ushatse gufata profondeur y'inyanja cyangwa ubunini bw'inyanja, ushatse kubigeranya nk'aho Imana birusha imbaraga Imana, cyangwa se ushatse kubishyira muri sanse yuko utakumva yuko Imana yacamo inyanja mo kabiri koko, cyangwa se ukumva Imana nta bushobozi ifite bw'uko yanayikamye neza ikanarangira? Ni muri sanse ushatse kuganishamo? Gute mvuze ngo ntabwo Imana ngo ifite ubushobozi? Yarakuremye, ubwo bushobozi se butari ubwo n'ubu, none ahubwo ni ikibazo ni ukuyibeshyera. None niba uvuze uti uyu muzungu yaratubeshye, aho yanditse avuga ngo Imana yakamije inyanja cyangwa se yeshemo kabiri, ni kuvuze kuki uvuze ko yaba yarabeshye? Ushatse kuvuga ko Imana itabishobora? Ko byabayeho rimwe, byabayeho bwa kabiri. Imana yakoze uko yashatse, niba yarakoze rimwe, Imana yaririhe mwabo bagabo, ariko murabeshyira Imana. None se Alpha, ariko se koko, none se kuva na kera ufite akazi, umunyamakuru, uyu mugabo nituva ajya kutugurira, kuko uyu mugabo arahembwa, uzi ikintu ahemberwa, afite na boss ukomeye, arabeshya. Boss ukomeye mfite ni uyu muremyi wa byose mvuga, yaguhembye rero, yaguhembye uyu munsi utugurire, kuko urabeshya. Kuko nta muntu wahimba ibinyoma bingana gutyo atabihemberwa. Oya, ariko se yabanje kumbeshya ngo Imana yabaye umuntu. Umuremyi Alpha, wabere wari wabone umuntu wabaye imodoka? Turabisobanuza ibyanditswe byera. Iyi Mana ntabwo wenda uzana iby'umukara, ibyo byera tubireke. Wenda uzana n'ibyera. Iki gitabo cya Bibiliya ni igitabo cyera, bajya no kwandikaho banditseho ko ari Bibiliya yera. Bande babyanditseho? Urambaza ngo bande babyanditseho? Utarabanza no kwemera uwanditse iki gitabo. Iki gitabo Bibiliya, ijambo ry'Imana ririmo rivuga ko ibyahumetse byose byahumetswe n'Imana, ibyanditswe byera, bigira umumaro wo kutwigisha no kuduhanira gucyanuka no kutwemeza iby'ibyaha. Iki gitabo rero Imana niyo, niba Imana byaranabaye ngombwa igakoresha abantu bakacyandika, tukihana, tukagira dute? Tukihana ibyaha dukora. Ubuse urashaka kuvuga ko nta cyaha umuntu akora? Reka tugendere kuri Bibiliya none. Nuko umuntu abayeho aracumura, mbega akoze icyaha. Kubera ko icyaha cyakozwe n'umuntu umwe, kandi uwakoze icyaha akazanira abantu bose gupfa, urupfu rwazanwe n'umuntu umwe kuko bakoze icyaha, no gukizwa byazanwe n'umuntu umwe. Mbega byiza. Ese ubu dukora ibyaha cyangwa dukora ingaruka z'ibyaha? Cyangwa n'ingaruka z'icyaha? Ariko ni ibyaha dukora muri ubu simbizi, ko hari manza ari mu ngaruka z'icyaha. Ariko se koko ibyaha bibaho?
kandi habaho abantu bica abandi, hakabaho n'abantu baroga abandi, hakabaho n'abantu basambana. Ibyaha birabonetse. Ese ni ingaruka z'icyaha cyangwa ni icyaha? Arufo, ndimo kumva iki kiganiro kiribuze kuba kirekire, ariko unyemerere gatoya ngaruke ku ijambo bita gusenga. Ndagira ngo unyemerere banze turisome muri Bibiliya, hanyuma turigarukeho, kuko ndimo kumva turi bufate izindi sije nyinshi, ariko kandi zishamikiye ku ntuza kuri sije nyamukuru yitwa gusenga. Reka unyemerere dusome muri Bibiliya aho Yesu yigishije abigishwa be gusenga, hanyuma dukomeze. Reka dusome ijambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Ibice ni 6, turasoma duhere n'uyu murongo wa 5. Titire cyangwa se umutwe wahora uranditse ngo gusenga. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko abo bamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere kusenge so mwihereranye. Nuko so ureba ibiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Aya ni amagambo ntabwo nshaka kuyasoma yose ngo nyarangize, ariko nari nshatse kukumvisha aho Yesu yategetse abigishwa wo gusenga, aha n'umurongo wo gusengeramo, ababwira n'amagambo bagomba gukoresha basenga. Hanyuma iki kiganiro Yesu yahaye abigishwa be uracyumva gute Arufo? Tugendere kuri Bibiliya, koko niko bikurikizwa. Koko uko Yesu yabivuze, maraka tuvuge ko Yesu yabayeho yigisha n'abantu gusenga uko yabigishe. Kuko niko abantu basenga, ubwabyo ako kace byibura nabo bitwa ngo barasenga namwe murimo. Koko nibyo niko koko musenga, mujya mu nzu mukikingirana mugakinga mukasenga, cyangwa ari igihe twari ahantu tukajya tujya guterana nijoro, hanyuma uzi icyambabazaga, aho hari hatuye hafi abantu batari idini ryacu cyangwa batari itorero ryacu, ariko twarabasakurizaga ku buryo twagezaga saa 8 abantu barezi gusakuza bakavuza ibigoma bakagira bate, abantu biryamiye twababujije kuzinga. Ese koko niko byibura musenga cyangwa dusenga, cyangwa tujya gusakuriza abantu? Okay, reka ngufashe. None uravuze uti ako ubundi ndasenga nsabitse. Reka manze ngusubize, hanyuma icyo wasenga usaba niwe ukizi. Hanyuma wowe nkawe senga isabiki. Ese abo bantu bumvise basenga cyane, tuvuga yuko kubera ko basenze cyane Imana itabumvise. Ese Imana yumva abantu basenga gakeya? Ndabizi ngewe ndima, ndi n'umufasha wayo. Noneho reka nkubaze gatoya. Uravuze uti harimo abantu basenga cyane abandi basenga gakeya. Uravuze uti ese aha ngaha numvise Yesu yavuze ngo nusenga ujye ujya mu nzu yawe ukinge. Ese niko mukora? Ese murabikora? Hanyuma umuntu asenga cyane bitewe nuko yumva ashoboye bimurimo. Umuntu asenga gake, buretse gatoya, umuntu asenga gakeya bitewe nuko abyiyumvamo, yumva ariko ashoboye. Ariko mpamenya neza ko ari usenga cyane, ari usenga gake
byose Imana irabyumva kandi ari uwabikora asaba iki udasenze we ntiyumva ariko ubanza Bibiliya nasomye ubanza utawumvise neza Yesu yaravuze ngo nimusenga mujye musaba musabe murya iyo Bibiliya irimo niba reka tuvuge ko tunayemeje irimo nk'imvugo nka 300 imvugo z'abantu imvugo z'abapasiteri abashaka amafaranga y'amaturo abashaka kurya abashaka ngo hari n'iya Satani irimo iyo Bibiliya kera ubundi ngo irera harya mbese irimo ibintu n'ibintu abashaka koga mu mazi magara abashaka kugendesha amazi hejuru mbese ntabwo ivuga kimwe ariko rero urambwira n'ibyo uwabayeho akabasha gutekereza guhimba akandika igisasu kigakoreka nize shimi hanyuma maze kuyiga nkozi ndafabrice igisasu kizaturitse isi cyose kimara uratekereza uri we muntu unaniwe guhindura ubwonko bwawe akoresha igitabo kimwe Bibiliya akandikamo amagambo wajyanye ni ese utekereza ko umuntu ukora ibyo ari mu bushobozi abikura ndabizi aho rero utazi ariko kubera banzu nyuma ariko kubera ko ariho ibyo akora si ibyo ukora ibyo ukora si ibyo yakora ibintu byose biratandukanye ibyo byose biri mu mibereho yawe biri mu mibereho y'uwitwa umuntu biri mu mibereho ariko se Alpha uravuze uti muri Bibiliya harimo ibintu byinshi harimo ibyanditswe n'abantu n'abapasiteri matoro okay ni byiza n'iryo zina mba numva impamvu ku kibundi batanyise matoro rumoroki akazamo matora Alphonse nawe wisanze ariko wiswe kubera nibwo buzima okay wisanze ariko wiswe ariko Alpha unyemerere uravuze uti muri Bibiliya harimo ibintu byinshi harimo amagambo yanditswe na pasiteri harimo nabishakira ndamo harimo n'imirongo ya Satani ariko se siba kwifata byo byose ariko muri bikeya wemeramo ubyo wemeramo bikeya urabyemera byo cyangwa byose bifata nk'uko nguko ati na magambo ya pasiteri n'imirongo ya Satani yanditswe n'ubonetse wese gutyo igitabo ibintu byose by'amateka n'ibitabo byose by'amateka n'impamvu umuntu abisoma no kugira ngo daboro hari ibintu ushaka kureba ibyabayeho mu gihe utabayeho utari uriho noneho ukabigereranya no mu gihe urimo noneho ukavuga utese ibi bintu biri byabayeho muri aya mateka bikaba biri kubaho ubu ugashaka kwimagina ukagerageza kwimagina mu ifoto cyangwa mu ishusho y'ukuntu uzabibona ejo ese uranyumva basi noneho rero bivuze iki kandi ibyo byose bifite umumaro nyine bishobora kugira umumaro nk'ubu urugero hari nk'inkuru njya nkunda yo muri ya Yosefu ya nani ya Yakobo ari ahantu nakunze ukuntu Yakobo yagize urukundo agakunda umuntu witwa Rasheli aba kwa Labani hanyuma bigatuma amara imyaka 14 yari kumara 7 ariko kubera ko batamuhaye uwo yashakaga bitankuramo ikintu cyitwa imvamutima y'urukundo amarangamutima y'urukundo ko yakaba yateye koko ko byakabaye biteye nk'uko urumva ako kantu karandyohera iyo nsomye igitabo cy'umubwiriza kiri mu mubwiriza hari amagambo arimo aryoshye ubwenge ubuhanga nta kamaro byose kuko abantu bose n'ubundi turapfa aho hantu naho nkuramo ibintu nkumva muri nge hari izindi emotion ngize ariko iyo hajemo ibindi bintu hajemo gusenga mutura amaturo mugire mute hazamo ibindi d'abord nibaze ese kuki abantu batura amaturo nkibaza ese kuki abantu basenga d'abord kuki abantu basenga barasengera iki
okay uravuze uti kuki abantu basenga ese Alpha kuki abantu basenga ni ugusenga bigende bite ese mbere yuko ngusubiza ati kuki abantu basenga weho ubwawe wajya ugira akanya ko gusenga wenyine cyangwa se ubona abasenga ukumva wajyana nabo gusenga cyangwa ndabikora nyine ndi kukubaza kuki abantu basenga ariko wowe ubwawe urabikora se ntarabikoze aha arikoze ariko none se wabikoze ugamije iki ni ukubera iki ahubwo nabikoze kubera ko abandi babikora niyo generasiyo yanjye ahubwo ni niyo generasiyo ahari kangende wenda hari icyo babona nkagenda nkategereza kata kuki abantu basenga none se Alpha muri uwo mwanya wagiye gusenga waragiye uricara gutya urareba gusa cyangwa nawe warasenze hari amagambo watuye mu kanwa kawe njyewe cyangwa wavuze njyewe reka nkwerekeye hari nk'iminsi nk'ingahe cyangwa amezi nagiye gusenga nkajya njya ahantu hejuru mu musozi hanyuma bati gusenga mujye mujya mu musozi gusenga musengera ahantu abereka wa mugani ko mu gihe cya Yesu ngo yabikoze kanange ijye mu musozi azamuka nkajya mu musozi njyewe amagambo navugaga ese ni kuko ndumva ufite amatsiko yo kumenya ni ukuntu nasengaga navuga ijambo navuga Imana rero nibubaho ukaba koko wemera baza gusenga dore nahageze undeba naje seto ntarekeraho nahageze dore naje nkagera nkaryama nkasinzira imibi kanduma mu gitondo nkataha cyangwa se nkamaraga iminsi 3 n'iryo jambo navugaga abaza guhanura bakaza bakambwira ibyo bambwira nkitahira wayifata gute se nabifataga nyine ko bambwiye nkavuga uyu munsi byari iyi nzira tu aba bantu bari bumbone uzi abantu bangira inama ukuntu bangana uzi abantu bakugira inama ukuntu banganaga nabo nabafataga nkabaje kungira inama okay murakoze okay matoro rero ndagira ndumva nta n'ikintu nakurirwa nanagusubiza buriya kuriya wazamukaga ukajya imbere y'Imana Imana nahageze undere kuri niko gusenga buriya warabikoze niko gusenga uragira ngo gusenga kundi wumva nuko gusenga ahubwo ikindi nakongereraho byonyine kuba waragize uwo mutima ukawatereka mve hano nge hariya kandi njyanywe no gusenga ibyo birahagije warasenze ahubwo reka ngira kandi nkongereraho wenda uravuze uti ubundi umuntu asenga kugira ngo bigende ushaka iki gusenga tubikora kubw'itegeko ry'Imana abitegekeye ariko abantu barabeza nyemerera tugendane kuko turifashisha ibyanditswe byera tuzanye iby'umukara ariko iby'umukara byo ni ibi oya iby'umukara ni ibihe ibyo birera iby'umukara byanditswe by'umukara aha turi kuri iki kiganiro turakoresha ibyera iby'umukara ntabwo tubijyamo nyine niba hari ibyanditswe ariko tujye twumvikana niba hari ibyanditswe byera hari ibyanditswe bindi by'umukara ibi ni ibyanditswe byera bivuze ngo hari ibindi byanditswe bitari ibyera bisukundi ni ibihe bitanditswe byanditswe ibyo rero ko aho turi cyangwa uyu mwanya turimo ibyo ntabwo tubijyamo twebwe tugendere ku byera kandi nabyemera ibyo byera bisanzwe n'ibindi ndagira ngo mbifashemo vuga uti basi reka tugendere kuri Bibiliya vuga uti reka tugendere kuri iki gitabo cya Bibiliya ariko ibyo byera nta byanditswe byera n'ubundi Bibiliya niyo isobanura ko ari ibyanditswe byera byamubwe n'Imana niko mwabyanditse avuga uti nta kundi umugendere n'ubundi nibyo byanditswe byera byamubwe n'Imana iki gitabo Bibiliya niko cyitwa ibyanditswe byera byamubwe n'Imana ibindi byahumetswe nande ibindi ntabwo nabikubwira sinanabijyamo ubu Imana yaraje irahumeka umwuka ujyamo imyandiko ziriyandika nta muntu wanditse ni Imana yanditse Imana mufite n'ububasha bwo gukoresha kuva kera kose Imana iremye umuntu kugira ngo imunyuzemo ahinduke umuyoboro w'ibyaje Imana imucemo
kugira ngo isohoze umugambi wayo ku bantu. Reka mbabwire Arufo, ntabwo ngira ngo ngumura abantu mu bapasiteri bamba bari, ariko ndagira ngo abantu bajya mu bintu bazi, apana kugenda mu kigo ubu hari ibintu abantu bari guhomba mu Rwanda. Turi guhomba igihe, turi guhomba n'amafaranga. Amafaranga yakakubesheje uri kuyatura pasiteri akimirira, igihe wagakoresheje uri kwirwa wiruka ntabwo ari byo. Oya, ntabwo ari byo. Nusenga ntukore, ntabwo uzaba uri mu murongo mwiza, kuko twemera ko tugomba gusenga kandi tukanakora, sibyo? Ibyo ndabyemera. Ahubwo gusenga, urasengera iki ngo ubone iki? Urasenga ngo bigende. Naho rero nayishatse kugusobanurira. Dusenga kugira ngo, urabizi, kubera ko wavutse ukaba uriho, ukaba utaragize uruhare mu kubaho kwawe, nta nubwo wakabaye ugira uruhare mu yindi mibereho yawe iri imbere, kuko uriho nyine. Ahubwo wakoze kubona, kuko n'inyamaswa zijya guhiga kugira ngo zirye, n'inyamaswa zishakisha uburyo zihisha umutwe wazo kugira ngo zitagirirwa nabi, uko ariko byanze bikunze igihe kiragera zigapfa, igihe kiragera umuntu agapfa. Kubera ko wavutse hazabaho n'igihe cyo gupfa, sibyo? Uko niko kuri, sibyo? Ubu wavutse ni nawe uzaba. Nibyo nakubazaga, ni gusenga. Ubundi ejo bundi hari abantu baje gusengera umuntu ngo adapfa. Umuntu uramusengera ngo adapfa, akora iki? Nadapfa akora iki ubundi? Uragira ngo ari njye upfa se? Akora imirimo y'iki se niba igihe cyageze cyo gupfa? Ubundi buriya umuntu ugiye gupfa, umuntu ntiyapfa. Hari ibintu bitatu bishobora guhura kugira ngo umuntu apfe. Igihe umuntu azapfira, ahwana azagwa, sibyo? Nikizamwica. Hari igihe azapfira, aho azagwa nikizamwica. None turabihindura, cyokoze hari igihe cyagera ukabona wenda uwo muntu pe, ukavuga uti iki yenda ari kuzangongwa n'imodoka, simbizi. Iyi modoka niyo imugonze arapfuye. Ariko igihe ntabwo ari icyo. Wenda ikindi gihe kizaza gongwe niyo modoka ko kumwica. Ariko mu by'ukuri unone urugusenga ngo umuntu ngo atapfa. Kandi ese ufite Bibiliya? Matoro, reka nkwereke noneho tugende kuki busoma limunare. Itangiriro 2:17 ahantu aravuga ngo reka njye uhisomere. Ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Kadusomero rero 3:22. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe kubyo kumenya icyiza n'ikibi. Nk'imwe yo muri twe kubyo kumenya icyiza n'ikibi. None hatarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Bivuze ki? Bivuze ngo tugende kuri ayo magambo. Bivuze ngo wamuremye twavuze, noneho dukoresha izina Imana nk'uko rihuriweho natwe twese. Iyemeye ko umuntu abaho, ni nayo yemeye ko umuntu azabaho mu gihe runaka, ikindi gihe kikagera runaka agapfa. Gishobora kuba gito cyangwa kirekire. Ariko iyemeye ko umuntu abaho, ni nayo yemeye ko umuntu agira ate apfa. None wowe urukuza ngo urupfu ndaruhagaritse mu izina rya Yesu. Ariko urabekera Yesu rwose. Arufo, uruhagaritse se ngo uyu muntu akora iki? Hapfe ndese kandi agomba gupfa byanze bikunze, kuko kubaho ni byiza ariko no gupfa ni byiza. Ubutazi uzakora ikiganiro nicyo gusenga bimaze kivuga ku cyiza kiruta ikindi hagati y'upfu n'ubuzima. Buriya hari igihe twazakiriga. Ariko mu by'ukuri gusenga uri gusengera ngo umuntu ngo ndi gusengera ngo njye
arya ubundi se warubayeho kugira ngo kuko wasenze umuntu abaho kugira ngo ibiryo biraza ukarya byanabura ukihangana niba bibuze kubera ko ibyo atari byo bigomba kukwica ni utagomba kwicwa n'inzara humura ejo uzarya niba bibuze kubera ari byo bigomba kukwica inzara igomba kukwica rapfura ipfuye wijya gusenga ahubwo shaka uburyo ujya gukora ukorera abandi wikorera imizigo utewe ko harya ukashyira mu buno Matoro gusenga ntabwo ndi bujye muri Bibiliya ngo nkunde gusoma cyane ariko muri Bibiliya hari ahantu handitse havuga inkuru z'umugabo Hezekiya uranazizi waranazisomye Hezekiya Imana iramubwiye ngo narage asezere kuko iherezo rye rigeze agataha agapfa nyine yego hanyuma Imana imaze kumugezaho ayo magambo cyangwa iyo miburo cyangwa iyo message Hezekiya muri we yari afite ishyaka ryo gukunda Imana no gukomeza kumva yakora indi mirimo myiza mwisi yaje kugira ikibazo yumva ntashaka gutaha yumva ntashaka ko Imana amuvana muri uyu mubiri Bibiliya itubwira ko yahinduye uburyo bwo gusenga yerekera ivuri arasenga agisenga Imana iba yamubonye ihagurutsa umuhanuzi wayo sinzi nimva ko umuhanuzi sinzi niba n'abahanuzi ubemera ariko ntabwo tuze gufata iyo sije kuko twaba tugiye gufata indi sije yindi Imana ihagurutsa umuhanuzi wayo witwa Yesaya iramubwira ngo mbonye Hezekiya numvise gusenga kwiwe mbonye message yanjye ntabwo imunejeje yuko namuvana mu isi none genda umubwire yuko hamwe no gusenga ko numvise urupfu nari muzane nayimuteguriye genda umubwire yuko ndukuyeho nducumye ku gihe cyo kubaho mwongera imyaka 15 arufo ndagira ngo ahantu hamwe nuko bavuze ngo ubundi umuntu asenga kugira ngo bigende bite cyangwa nyuma y'iyo myaka 15 yabayeho ndagira ngo bese manze gatoya imwe mu nyungu yuko gusenga bitwongerere igihe cyo kubaho none ahantu kuvuze ngo gusenga ntacyo byunguye gusenga ushatse wasenga cyangwa ukabyihorera ibi bintu byumva gute aho Imana yongereye imyaka Hezekiya yo kubaho kandi yari imaze kumubwira ngo nitegura imucyo urabyumva ni Bibiliya yakubeshye none se wabyanditse nibyo nakubwiye nyine yaraguhamishe no kuba uri mu yandongo yaraguhamishe ariko nuvuga yuko nukuba yaraguhamije uwapfuye agomba gupfa igihe n'icyari cyaka niba koko yarabayeho igihe n'icyari cyakageze tubona n'abandi bantu benshi ukumva ngo umuntu karba kagera ko uri burembe neza ntabwo yari yakabaye ntabwo yari yagapfuye yapfa yari gupfa none arufo hagati aho ngaho rero tutari butinde mu magambo cyane icyo nkuyemo yuko utemera na gatoya iki gitabo cya Bibiliya nicyo mbona ntabwo nyemera pe uvuze ukuri ariko ntumbeshyere ndacyumva navuze ko harimo n'inkuru zingira akamaro ayo hari amagambo abiri hari ukumva ukemera hari no kumva ntiwemere weho urabyumva ariko ntubyemera wowe se ubyumva ute ngewe ndabyemera iki gitabo ndacyumva nkanacyemera iki gitabo nemera yuko cyahumetswe n'Imana nyiribiremwa kandi arufa uzi ikintu ubura ntago nyizi reka nkikubwiye wowe ukizi kigaho kati nkuru ikintu ubura ndabona ko ikintu ubura gaho mbeshya urabura ijambo bita kwizera uyu mugabo afite inyunze afite akazi urabura ikintu bita kwizera sibyo kuko Bibiliya itubwira yuko kwizera
ariko se ubundi reka mbe ndetse kugusobanura ngo mbivugaho byinshi ubundi kwizera byo urabyemera ni nk'ibyo ukora ni nk'ibyo abakera bakoraga ni nk'ibyo basogokuruza bawe bakora kwizera ninde utizera se bizeye izuba bizeye ibiti by'inganzamarumbu bizera ibimasa mu Buhinde barakizera ibimasa nawe urizera nyine uri kwizera ko Imana iriho Imana iriho nawe ariko umuzungu we yaraguhameje ati noneho iri mu mwuka kandi nawe urizera wabona aho umuntu nawe urizera ahubwo nizera iki ahubwo nizera iki uzi impamvu nizera kuba mvuga ngo mbega ibyaremwe mbega ibihumeka n'ibida habaho umuremyi deja byarangiye kwiyandika mu mutwe ko nizera habaho umuremyi urakoze cyane rero uwo muremyi wizera kandi umwizera utamubona kwizera se si icyo utabona nyine hanyuma rero ari uwo mbona nakabaye mwemera ntabwo nakabaye mwizera uwo muremyi rero uwo muremyi wizera utamubona niwe wanditse oya wimfasha wimbamya rwose njye singendanye nawe none se turapfa iki ku buryo ushaka kumpemukira ntacyo dupfa umugabo turapfa iki turimo kuganira ni byiza cyane wavuze ati nizera ko umuremyi oya ntacyo dupfa turimo kugira ngo tuganire Bibiliya yaje mu 1900 nibwo umwaduko w'abazungu warutangiye kuza cyane cyane w'abazungu watangiye kera mu 1884 habaho inama yo bita conference de Berlin icyo gihe nshaka kuvuga noneho mu 1900 noneho abapadiri bera batangira kuzana bya Bibiliya nibwo Bibiliya yaje none uragira ngo nibwo kwizera se kwatangiye uragira ngo nibwo kwizera kwatangiriye iteka abantu iteka ibiremwa iteka buri generation yizera ikintu icyo ari cyo cyose kitangaje kuko bizera ko icyo gitangaje nyine ari cyo muremyi none nkuko nabikubwiye mu gihe cya kera bizeraga ibya Nyabingi na Kibyo ariko muri iki gihe ubu nyine hariho kwizera ko noneho umwuka niwe utangaje niwe utabonwa niwe utabonwa niwe udafatika mbega Imana mbega igihe cyiza cyo kwizera umwuka wera umwuka Imana ni umwuka n'abayisenga bayisengera ariko mbese niko na kera byari bimeze Imana yari izuba Imana yari ikimasa ndetse n'ubu nubwo twe kuri iterambere ryacu tugeze ko Imana ari umwuka mu Buhinde bo baracyari mu bimasa bari mu bimasa se matoro buriya abo ntabwo twabarenganya sibyo abo ntabwo twabarenganya na n'ubu ngubu usugira ngo abantu bose bizera koko umuremyi wa byose wakareye ibi ngibi byose na n'ubu hari abantu bizera izindi mana afite amafaranga hari n'abantu bizera ibyo bimasa koko ngo niba nyafite jya gutura oya ndanatura kuko mbitegekwa ni ijambo ry'Imana oya wivuga ijambo noneho geretseho n'ijambo wavuga ese Alfo ijambo ribivugira he ese Alfo kuvuze uti nizera nyine umuremyi iyo ndebye ibi byose biriho nizera nyine umuremyi ko ari we wabiremye ese oya nizera ko ariho ndavuga nshobora ku byanze bikunze hashobora kuba hariho umuremyi mbega hariho umuremyi ese ariko abantu benshi ahari niwe bakunze kwita Imana avuga na ni Imana ese Alfo uwo muremyi wemera washyize ibi ngibi sibyo wasanga n'ubundi
ari wa muzungu urimo kuvuga ngo wanditse ano mateka y'iki gitabo wasanga n'ubundi ari wabikoze yo waremye ibi byose. ubu rero niba wasanga ari we ni nawe wasanga ari we uri gutuma njyewe mbihakana ko nanjye ndi ikiremwa none se njye mfite ubushobozi burenze umuremyi none yaba ari we utuma amatora bihakana mbega akantu karyoshye nyumva ahubwo wa mugani wasanga ari we washyizeho Bibiliya none mbese wasanga ko kumuremyi ari washyizeho Bibiliya mbese wasanga ari we ko kutuma amatora bihakana mbega kabibe none se matoro none se ugira ngo si we waba uhakana waba wemera ugira ngo si we ubidutera uyu muremyi wa byose agutera kwemera akagutera no guhakana nibwo buzi none biragarutse ahubwo kugira ngo agutere kwemera kuba wakwemera none ukakare keza kagarutse kuba wakwemera burya niwe ubibuguteye uku nguku uhakana uvuga uti ibi ngibi iki gitabo sinkemera none se ugira ngo jewe ariko mu kukubwira ndifashisha ibyanditswe ndifashisha ibyanditswe byahometswe n'Imana ariko urajya gufashishwa n'ibyanditswe wowe none se ubundi wowe ubibona ute none se arufo ariko urajya gufashishwa n'ibyanditswe n'umuzungu runaka utanazi wowe ubibona ute ubukomeze uhangane n'ikitabo umuzungu yanditse uhangane nacyo kikubuza amahoro urabibona ese iki gitabo uvuga ngo n'umuzungu wacyanditse wewe ushingira uvuga ko umuzungu wacyanditse ufite gihamya mumbabarire kuba nari mvuze umuzungu wasanga ari umwirabura niba atari umuzungu n'umwirabura mumbabarire ariko byanze bikunze ni umuntu n'umuntu uravuze wewe ni umuntu wacyanditse ariko ni umuntu niba atari umuzungu ni umwirabura niba atari umwirabura ni umunyaziya ariko byanze bikunze ni umuntu ni umuntu none se kuba yaracyanditse niba yaracyanditse agashyiramo ko tugomba kukiza n'amategeko tugomba kugendera yagize nabi ku buryo yagize nabi ku buryo avuga uti yanditse yavuze simbyemera ndabizi niba yaragize nabi wasanga yaranagize nabi ubuse ko yanditsemo uko abantu bagomba kucyubaha ubu dufite abantu benshi mu Rwanda manze pourcentage nindi n'abantu basenga sibyo yego n'abantu basenga kandi basenga bagendera kuri iki gitabo cya Bibiliya noneho we banzu nyumve weho wemera ko abo bayobye banzu nyumve warumbajije uti iki gitabo yanditse agashyiramo amategeko abantu bakayubahiriza tuvuge ko yagize nabi nanjye ndakubwiye ni ntangiye kugusubiza rero ntabwo mbizi niba yaragize neza niba yaragize nabi ntabwo mbizi ahubwo reka turebe ingaruka zabyo reka turebe ingaruka zabyo ese ko yashyizemo akabyandika bakashyiramo n'ibyaha n'ukwaha n'agakomokwaho icyaha ese ibyaha nibwo byagabanutse ese koko ibyaha byaragabanutse mbese ko ariko se yaragamije iki ubundi yacyane ariko ubundi Bibiliya wayanditse rata yaragamije kugira ngo abantu sibyo yaragamije kugira ngo abantu basome iki gitabo kandi regane n'Imana hanyuma n'Imana yanacyanditse ese koko Bibiliya yaranditswe ese koko yagize nabi oya simbizi niba yaragize nabi niba yaragize neza ariko reka turebe ku ngaruka za Bibiliya ese kuba abantu benshi aribwo bamera Bibiliya abenshi bari kuyemera turasenga turahimbaza ese koko ibyaha nibwo byagabanutse ni ikibazo wibaza ese urukundo ko yarushyizemo urukundo iki ruyihangana ese koko nibwo rwiyongereye ariko nibwo buzima
tugane ku musozo. Okay, Arufo gereka yenda hanyuma tugana ku musozo, ngewe mu bintu mbonye yuko gusenga ku ruhande rwawe mbonye yuko gusenga utabyemera, byanze bikunze ikintu washakaga kumbona no kureba umuntu wavuze kuri kiriya kiganiro cy'ukuntu ntacyo afite ashimira Imana kuko ntacyo afite anayigaya, noneho bigutera amatsiko yo kumbona urambonye, kandi byanze bikunze ubonye nganira, ntago ndi umuntu timide, ndaganira n'ubutaha twazaganira cyangwa tugahurira n'ahandi. Nanjye mu nzira yanjye y'ubuzima ndakubonye, ntaho nari nzi ko nzahura nawe, kandi koko ntawe umenye ejo, uyu munsi hatubereye ukuta rwo kureba ejo. Ni byiza kuba mpuye nawe, hanyuma ntacyo bitwaye, ni byiza Matoro, kuko nta nibibi byo kuba naba nahuye nawe. Hanyuma Matoro, twenda kwegereza ku musozo, twatangiye duhura tugira ngo tuganire kuri ingingo yitwa gusenga, ariko turangije ngiye gutandukana nawe, ariko tugiye gutandukana mbonye yuko gusenga utabyemera. Ariko giye kurwangira uruhande gusenga ndabyemera cyane, ko gusenga bitwongera imyaka yo kubaho, gusenga biduhesha amahoro, gusenga biduhesha ngaho rero gira inama bagenzi bawe, niba nabibyemera, ariko bagire n'inama y'ukuntu bakabaye basenga, be kumara igihe nanone bafata igihe bakore bayitede. Burya gusenga, umuntu asenga uko yumva abishoboye, uko yumva bimurimo, ari usenga akiranirwa, ari usenga ari umukiranutsi, ntiwabimenya nakaba kari mu muntu, kandi burya uko umuntu afasha Imana niko igende mwigaragariza. Hanyuma giyewe nsoza ndagira ngo mbwire abantu banyumva cyangwa bazakurikirana kino kiganiro, gusenga ni byiza, bakunde gusenga, kuko gusenga ni itegeko ry'Imana. Gusenga nda Yesu yarasengaga, abitegeka n'abigishwa bo gusenga. Hari n'abantu bagiye basenga, Imana igende bakiza ibyago n'amakuba byinshi cyane. Nsoza niyo nama nagira abantu kugira ngo basenge kandi bazashobora kugenda babona ibyiza. Urakoze cyane Vedaste, wowe ku bwawe uko byumva nuko wabyumvise kuva kera, gusenga ni byiza, bizana ibyiza byinshi mu buzima bwa muntu buri munsi. Hanyuma Alphonse nawe uvuga ko gusenga atari ngombwa, abantu basenga n'abadasenga we wasoza ubabwira iki? Bonge icyo nasoza mbabwira muri kino kiganiro, mu by'ukuri bararemwe, umuntu byanze bikunze kuba waranavutse ufite ukuntu aho wavutse, ufite inkomoko ituruka ahantu kure, byanze bikunze hari umuremyi. Uwo muremyi rero akuzi utarabaho, akuzi unariho, akuzi n'iherezo ryawe. Ntabwo tuzi iherezo ryacu, ntabwo tuzi uko tuzabaho nyuma yo, kuko tubona abantu bapfa, ariko ntituzi ukuntu nta bapfuye ngo agaruke atubwire uko abapfuye babaho. Ubwo rero hari n'igihe bitewe nako nje nta nubwo buriya nemera inuze imperuka, ahubwo bitewe na kondisiyo isi zabigezeho, mu by'ukuri dinezoro ntabwo zikibaho kubera ko zitihanganiye kondisiyo y'isi igezemo. Ikindi amateka agaragaza ko umuntu, niyo urebye n'ibisigazwa by'abantu bapfuye mu myaka ishize, 2000, 1010, ubona ko tuvugenda nk'amagufa yabo yarebye ibisigazwa by'imibiri yabo, ubona ko bari barebare kurenza abantu b'iki gihe. Ariko Vedaste aravuga ngo ni umugabo, ubu se afite metero zingahe z'igituza? Reba ngiye Matoro mfite ubwanwa ubu nk'umuntu wo mu myaka 10 yashize azutse, yabona ari umugabo uri kuvuka. Atabana b'iki gihe basigaye bavuka bafite ubwanwa. Mu by'ukuri amateka ni icyo aduhereza, agenda aduhereza generasiyo igahereza iyindi, generasiyo igahereza iyindi, ariko iyo generasiyo izana imyizerere yayo. Ubu rero uyu munsi wa none
iyi myizerere turimo y'uyu munsi ni imyizerere yo kuvuga ngo hariho imana yo gusengera mu mwuka, imana tutabona, ariko byose ni uguterekera. Nta guterekera, nta waterekereye Ryangombe, nta n'abaterekereye Imana, bose baraterekera, usibye yuko baterekera mu iterambere. Mu by'ukuri rero imyizerere, icyo navuga ni uko imyizerere ntizagutandukanye n'iya runaka. Iyanjye itandukanye n'iya runaka, kuko hari abasenga bacuramye, abasenga bikubita, hari abasenga baryamye, hari abasenga bacecetse, abapfukama, abahagaze, baba bitwikiriye, baba bambaye ingofero, mbese biratandukanye. Abambaye mini, abatambaye mini, wagiye biratandukanye. Abo bose nta kindi bakorera, barakorera Imana imwe. Ibyo rero imyizerere ntizagire uwihungabanya, n'iyanjye rero ntizagira ikiguhungabanyaho, kuko ubwo nanjye niyo myizerere mfite nyine itandukanye n'iyawe. Ntabwo tunagomba guhuza, kuko turi ibiremwa bitandukanye nubwo turi abantu, ariko imitekerereze, imivugire, imirebere, imigendere ntabwo igihuye. Iyanjye rero ntizagutandukanye nawe, kandi wowe nkurikirana ntituzabure guhura ngo tunaganire, ahubwo uzifuze kuganira nanjye, nanjye nifuze kuganira nawe, kugira ngo unyubake nanjye nkubake. Niyo nzira y'ubuzima. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane abakunzi banjye n'abakunzi ba Icyerekezo TV, ndabakunda cyane kandi twese turabakunda. Ikindi tuba turi kuganira kugira ngo twungurane ibitekerezo, ugira icyo umenya nawe njye gira icyo menya. Ndabakunda cyane banyamakuru, namwe ndabashimiye cyane. Murakoze cyane bakoze w'Icyerekezo TV. Reka dushimire Alphonse ndetse na Vedaste ku kiganiro cyiza bagize, kirimo impaka, ariko impaka zitari zo guhangana, ahubwo ari impaka zo guhanahana ibitekerezo. Mu by'ukuri icyo twarangiza tuvuga natwe nuko burya uko abantu bavuka badasa, batareshya, batangana, bataba mu buzima bumwe, ni nako imyumvire y'abantu igenda isa nk'inyurana, ariko bidahabanye cyane. Ni byiza rero ko umuntu uko ari yubahira mugenzi we nawe uko ari, kuko ntabwo turi impanga ngo tube bamwe tube fotokopi, ahubwo urwo runyurane rw'ibitekerezo n'imyumvire nibyo bituma habaho impinduka, iterambere ndetse n'amarevolisiyo atandukanye, isi ikamera uko tuyireba uyu munsi. Ndagira ngo rero buri wese ajye yumva ko uko yumva ibintu, uko abyumva ntacyo bitwaye, na mugenzi uko abyumva nuko, gusa muri kwa kuganira no guhana ibitekerezo niho havamo umurongo mugari abantu bakurikiza, bakagera ku kintu kimwe cyangwa ikindi. Ntabwo rero kuba tutumva ibintu kimwe ari imvano cyangwa se intandaro yo guhangana. Reka tujye dusenyera umugozi umwe, nk'uko twese turi ibiremwa by'Imana imwe, maze dukomeze twubake isi yacu, tuzayisigane nziza kuruta uko twayisanze. Murakagwira rero, murakagira Imana, murakagira ibyo mutunga n'ibyo mutanga. Imana ibaho umugisha. Amahoro kuri mwese.